Satani kumbi yari yarabeshye umuntu. Yarabeshye umuntu aramubwira ngo azamera nk'Imana anakore byiza Imana nayo imweme. Nyamara amaze kukiryaho Imana yamujugunye hanze ya Edeni nk'ikimenyetso cy'uko nta kintu cy'uwo muntu Imana ikeneye. Ngira umuvandimwe nk'undi ujya umbwira ngo Imana ni umutware. Imana ni umutware ntabwo ikeneye gukorerwa. Ahubwo yari ikeneye umuntu wemera ko y'ubwayo ari imukorera. Ntabwo yari ikeneye umuntu wigira akagirwa Mana imbere yayo. Sibyo? Ariko Imana ishimwe ko uwo mwuka w'ubwigomeke twebwe yawudukijije. Umwuka wo kwigomeka ku muremyi wacu. Tukavuga tuti natwe dufite ibyo twakora kandi byiza bimeze nk'ibyo nawe ujya gukora. Si byose? Niyo mpamvu umuntu avuga ngo ninkora ibi nzabana n'Imana. Mwari magambo nzafata ibyanjye nakoze ubwira Imana ati urabona se gucya beze tutabana mu ijuru. Nguwo umwuka mubi umuntu akomora kuri niyo tuvuga kamere y'icyaha niyo. Ni kamere dukomora kuri Satani yo kwibwira ko muri twebwe habamwe ibintu byiza twakorera Imana tukamera nkayo. Sibyo? Ngicyo ikintu Satani yanduje umuntu. Ariko rero ntiyakimwanduje adasanzwe nawe agifite. Kubera ko nibwo yarakiva mu ijuru nawe bamwirukanye kubera kwigira akamana mu ijuru. Nawe yashatse kujya hejuru y'Imana. Sibyo? Imana rero kubera ko icyubahiro cyayo itagihereza undi cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose, bisaba ngo nawe Satani nyine Imana yite imumanura hasi. Ntabwo nshobora kubana nawe. Ageze hano rero avuga ati se uyu muntu uri hano nawe wamushyiramo uyu mwuka wanjye tukigomekana. Ariko yabanje kumanukana n'abamarayika kimwe cya gatatu. Sibyo? Bibiri ikoresha ijambo nk'inyenyeri ariko n'abamarayika. Yabanje kumanukana abamarayika kimwe cya gatatu nabo amaze kubahereza kubwo bwigomeke bwiwe. Ageze hano aravuga ati ariko n'umuntu Imana yaremye reka nawe mushyiremo wa mwuka noneho nawe yigomekane nawe. Umuntu rero aribeshya cyane ahita yumvira Satani asuzugura icyo Imana yavuze. Sibyo? Umuntu rero amaze kumera gutyo, reka mbabwire bene data, Imana ntibyashobokaga ngo ibane n'umuntu umaze kugira ubwo bwenge bwo kwibeshaho. Umaze kugira ubwenge bwo kwikorera nawe akagira ibyo akora akabigereranya n'ibyo Imana yagize ute. Ejo kuba twateranye Imana tubwira ngo Imana yaremye umuntu imaze kurema ibintu byose kwari kugira ngo imugaragarize ko nta bufasha. Kwari kugira ngo igaragarize umuntu ko imuremeye kugira ngo aze aruhukane nayo gusa. Ko nta bufasha bwayo ikeneye kubera ko ibintu byose Imana yagize ute. Ariko Satani ahingutse aho hantu ababazwa nuko umuntu agiye kwibanira n'Imana kandi we baramuhurutuye. Nabati nawe ndakujyana tu. Ngo banze gushuka Eva. Ngeva nawe uwo mwuka arawemera. Ariko amaze kuwemera n'umugabo aje aramubwira ati ariko nabonye ibintu byiza bya bindi Imana yatubuje kumbi ahubwo yaratubeshye. Turiye kuri iki giti twamera nkayo natwe tukamenya gukora ibyiza nk'Imana. Nibi tukamenya kubirwanya nk'Imana. Sibyo? Nyamara suko byagenze ahubwo ngo bamaze kugire basanze bambaye ubusa. Nguwo umuntu udafite Imana uburyo abameze ahita yisanga yambaye ubusa. Muri bwa bwenge bupfuye umuntu rero yariye ku giti agahita yiremera ibicocero. Ngo uwo munsi bahise biremera ibicocero bidodera imyenda barambara. Ariko Imana yahingutse n'ubundi ngo bumva bambaye ubusa barahunga. Niyo mpamvu umuntu atanga amaturo ariko bavuga ngo ese uzajya mu ijuru ngo ntabwo bizi ni Imana. Baba mubajije ngo ese wumva wabana n'Imana gutyo umeze. Akavuga ati ibyo bintu byo ntabwo mbizi. Ati cyangwa Imana yo yaba ibizi. Ariko nukubera iki? Nuko ibyo yakora byose bitatuma amera neza nk'uko Imana ishaka. Kandi Imana izabana n'umuntu usa. Dusome 200 gusa mu Baroma 6 murongo wa 3 n'uwa 4 kugira ngo twumve ubuhamya bwa bene data.
Roma igice cya 6 umurongo wa 3 n'umurongo wa 4 twihuse cyane. Bavuga ngo nimuzi yuko twese ababatirijwe muri Yesu Kristo twabatirijwe no mu rupfu rwe. Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe kugira ngo nkuko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa data wa twese abariko natwe tugendera mu bugingo bushya. Imana ishimwe ko mu rupfu rwa Yesu kumbi niho twebwe twagize gute twabatijwe. Mu yandi magambo ntago abantu baje kubatizwa, ahubwo hano hari abantu bamaze kugira gute abo bantu ni batwegera bekuduhunga. Abantu bari hano ni abantu bamaze kubatizwa, babatirijwe mu rupfu n'izuka ryande. Sibyo? Yesu apfa twari dupfiriye, ariko ninde wapfuye? Ndagira ngo ibintu tubyumve neza. Umuntu wapfuye ninde? Ni umuntu ukomoka kuri nde? Ni umuntu ufite wa mwuka nari maze kubabwira. Ni umuntu Satani yabeshe kazakorera ijuru akagira gute? Ni umuntu uzi ko muri we hari ibyiza azakora akabishira Imana, Imana ikabyemera ikamuhereza ubugingo. Sibyo? Uwo muntu yapfiriye muri nde? Yapfiriye muri Kristo Yesu. Twaje kwemeranywa n'Imana ko kumbi ukuntu twari tumeze ari kubi kuburyo tutabana n'Imana. Iravuga ati noneho mwakwemera gupfa nabyo tugira gute? Turavuga ati twemeye cya kindi wari waravuze nubwo twatinze kucyemera kumbi dukwiriye kumbi ubuzima twanduriye kwa Satani ntabwo bwabana nawe, turemera kugira gute? Sibyo? Hanyuma rero Imana iravuga ubwo mubyemeye ndabashyira ahantu muza gupfa ariko mukazongera mukabaho, ariko mukabaho mutagifite wa mwuka wa kera wo kwigomeka kuri njyewe. Imana idushyira muri nde? Muri Kristo. Itwicira muri nde? Itwicira muri Kristo. Yica wa muntu wigometse, yica wa muntu ukomoka kuri Adamu. Sibyo se? Hanyuma umuntu Imana yazuye ni umuntu Imana yazuranye nande? Na Yesu. Azuka atagikorera ijuru, ahubwo azuka afite ijuru aherewe ubuntu ku bwande. Bikumvikana? Hazuka umuntu wemeye guhererwa ubuntu iby'Imana yakoze muri Kristo. Aho byumvikana neza. Ubwigomeke bugize gute? Burarangiye. Umuntu amanika aravuga ati menye ko ari wowe Mana ukiranuka wenyine. Sibyo? Abo turavuga tuti Mana turemera utubaho gukiranuka kwande? Kwa Yesu. We wagukiranukiye ku gatoya na kanini uhereye kukuremwa kwisi, kuko ni ijambo wahozeho wahoranye n'Imana nta cyaremwe kitaremwe. Sibyo? Imana iravuga ati ubwo mubyemeye rero esheke yose mwagize uhereye kera nayibaye zero, ahubwo mubashyizeho insinzi ya Yesu wakiranutse uhereye nanone akazongera akageza. Imana irongera yiremera umuntu yashakaga, umuntu utajya kwigereranya nayo, umuntu yibwira ngo nta cyanjye nzanye imbere yawe, ahubwo nemeye ibyo wankoreye byose kugira ngo abe ari byo mbarwaho kandi mbigenderemo, nge mbigenderamo ngushima. Niyo biriva ngo turabe Imana yaremye ituremeye imirimo muri Kristo Yesu. Tuzakora se iyo yiteguriye uhereye kukuremwa kugira ngo twebwe none ntukagira izindi mu maso. Twemera ko Imana ari umutware, twemera ko ntacyo turi cyo, twemera ko ari umuremyi w'isi n'ijuru. Turekeraho gusenga ibigirwa Mana no kwigira utugirwa Mana twebwe ubwacu, ahubwo tumanika amaboko. Imana iravuga ati nicyo ngicyo ndashaka ko mucika intege. Niyo mwese uvuze ngo abarushye nibaze bansanye ngirene nibarekeraho gukora. Abantu bagiye kujya mwano mazi rero n'abantu basheshe isezerano rya Satani, n'abantu bamubwiye ati twamenye ko wadushutse, twamenye ko watubeshye,
twamenye ko ibyo watubwiye byose n'ibyo wadukoresheje byose bibi byiza ndetse n'ibibi nta handi byatujyana keretse mu rupfu rw'iteka. N'urwo rupfu twemeye kurupfa cyakora twarurangirije muri nde? Muri Kristo Yesu. Abantu bariho ntago bakiri abakozi bawe. Yo mubiri ngo abo ngabo Yesu yazuye bagendere mu bugingo bushyashya. Bumva umunyenga muri Kristo Yesu. Bumva uburyo umuntu abaho adakora ahubwo yarakorewe. Bumva uburyo noneho turi abagenerwa. Abantu rero bari hano no kugira ngo babwire Satani ati bye. Nubundi baramusezeye mu mitima yabo ariko baragira ngo babivugire ku bamubwira ati umuntu mwari mwasinyenye kontara mu ngobyi ya Edeni nta gihari. Uwo muntu mwari mwasinyenye kontara ntabwo agihari, yaje gupfa. Ibintu wamwanduje ntacyo byamumariye keretse kumushyira. Hari indirimbo mwe nazaretse guhishurirwa Eric 103 ivuga ngo nahatswe na Satani. Ngo ariko ngo nta kindi kintu cyiza yamaye. Ngo keretse urupfu rw'iteka ngo nibyo bihemba abakozi be. Sibyo? Abantu bari hano bagiye guhamya nta kindi bari buhamye n'icyo ngicyo. Nugaragariza Satani ko ibyo baje kubimenya. Kumbi ya rwa rugendo yabatangije no gusa n'Imana ntabwo rushoboka. Ahubwo yabakoje gupfa batandukanywa n'Imana by'iteka ryose. Noneho urupfu baje kurwemera barurangiriza muri nde? Muri Kristo Yesu. Noneho Satani rero wari hano ni umwuka nawe ni ikinyabutware ni ikinyamwuka. Satani rero uri kutwumva uranga. Aba bantu nta bubasha ukibafiteho. Kontera yawe baragize gute? Barayisheshe ndetse ntabwo ari bo. Uwawe mwari mwaragiranye isezerano yapfiriye muri nde? Muri Yesu. Umuntu uriho ni umuntu mushyashya udafite ahuriye n'uwa kera. Ahubwo ni umuntu uri mu buyobozi noneho bw'Imana. Sibyo? Ni umuntu wemeye kumanika amaboko akibera abeshejweho n'Imana. Niwe wa muntu kumbi Imana yashaka guhereye kera, wa wundi Imana yavuze ngo turebe umuntu ase. Sibyo? Ni umuntu ubabwamo n'Imana agakorerwamo n'Imana, ibyo Imana ishaka byose ikabikorera muri uwo. Kuko Imana ntiyakorera mu muntu nawe wifitemo kugira gute? Gukora. Biri kumvikana neza. Umuntu wa mbere rero Imana yaremye yatakaje inshingano Imana yaragize gute? Yamuremeye. Imana iza kwiremera undi muri Kristo Yesu, we ubereyeho kuberaho Imana. Ubereyeho kugenda yumvira Imana. Sibyo? Sibyo? Udafite na kimwe cyo gukora keretse kubarwaho ibyo Yesu yagize ute? Yakoze. Sibyo? Imana ishimwe rero nanone kuba kuri abo bantu Imana yemeje, sibyo, kuza kubihamya kumugaragaro. Biri kumvikana? Imana ishimwe kuri abo bantu kubera ko nyine icyo ngicyo kiri muri bimwe byatumye Imana ibagira gutyo. Sibyo? Kiri muri bimwe byatumye Imana ibazura. Kwari kugira ngo yivuge Satani hejuru ku mugambi mubishe yari afite wo kwitandukanya n'Imana. Mwebwe rero mwemeye kugarukira umuremyi wayo. N'uyu munsi mukamuze kugamburuza ibyo Satani yagize ute? Yavuze. Sibyo? Nanone dushimiye Imana kubwanyu. Dushimiye Imana no kubwabene data kandi baje kubana natwe nubwo iyo gikorwa bamaze kugikora. Sibyo se? Nubundi baje gufatanya natwe kubwira Satani ngo aba bantu n'ubwoko Imana yaronse. Aba ngaba nta rutabi ukibafiteho. Abo wari ufite urutabi bagize gute? Barapfuye bapfire muri Kristo Yesu. Aba nabazuke bazukiye imirimo myiza muri Kristo. Imana ishimwe kubwa Yesu. Imana ishimwe no kubwanyu mwese kuva none kugeza iteka ryose. Amen.